Nyarubuye. Umusozi uringaniye uherereye mu kagari ka Nyarutunga mu murenge wa Nyarubuye mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba ku birometero 140 uvuye mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Urenze gato yahitwa Nyakarambu kagera hitwa Kavuzo ugafata umuhanda w'itaka ritsindagiye ureshya na kilometero 15 ugera i Nyarubuye ahubatse urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 hakaba haruhukiye imibiri 58,531. Ko ngahe Nyarubuye no ku yindi misozi yegeranye nayo abantu babanaga neza nta wishisha undi, byagenze bite kugira ngo imbaga y'Abatutsi bangana batyo bicwe bashinyaguriwe n'abari abaturanyi babo? Uyu musaza w'imyaka 62 yitwa Rwabirinda Jean Damascene yari atuye Nyarubuye mu 1994 ari naho atuye ubu, akaba ari naho yarokokiye Jenoside yakorewe Abatutsi. Avuga ko mbere ya Jenoside ari nta kibazo bari bafitanye n'Abahutu ndetse ko nta n'uwatekerezaga ko bashobora kubica. Umututsi yazi ko ari umututsi, umuhutu akaba azi ko ari umuhutu. Ariko nyuma muri 1990 nibwo amashyaka yavukaga haza kuzamo CDR. Ishyaka rya CDR niryo ryazanye ingufu kurusha MRND. MRND icyo gihe yari hari, hanyuma muri 1991 nibwo havukaga MRND ngo ni PAO, niyo yaje yifatanyije na CDR. Nibwo rero byagaragaye yuko Jenoside itutumba, kuvangura, ukumva yuko umuhutu noneho ari we ufite ingufu, kumva yuko adashaka kubana n'umututsi. Tutangira kubibona, ariko icyo tutabonaga ni ubwicanyi gusa. Nibwo rero inama zatangiye kuba, Minisitiri Gacumbitsi akajya aza agakoresha inama hose nyine mu mirenge, nibwo twatangiye kubibona, ariko nabwo hakaza ivangura, ariko ubwicanyi ntabwo tuzi. Izo nama zategurwaga zikanaremeshwa n'ubuyobozi bubi bugamije kwenyegeza umwuka w'urwango mu Bahutu, nizo zatumye batuba umuntu batangira guhiga abari abaturanyi babo ngo babice. Benshi mu Batutsi bari batuye i Nyarubuye hahoze ari muri komine Rusumo no mu nkengero zayo, ndetse n'abaturukaga mu yahoze ari komine Birenga na komine Rukira bahungiye kuri Paruwasi Gatolika ya Nyarubuye nyuma yo kubona ko batangatanzwe n'interahamwe. Bamwe bahungiye imbere muri iyi kiliziya, abandi bahungira mu nyubako z'amacumbi y'ababikira ndetse n'amashuri yari hafi aho, biringiye ko mu nzu y'Imana no mu bikari byayo ari ntawe uzahubahuka ngo aze kuhabicira. Ibyo interahamwe ntizabikozwaga kuko Abatutsi 35,000 bari bahahungiye, hafi ya bose zarahabiciye. Burya ijoro ribaruwa riraye. Uyu mubyeyi Leonsia Mukandayambaje ubu ufite imyaka 47 atuye nko muri kilometero 1 uvuye kuri Paruwasi ya Nyarubuye. Ku byo yita ibitangaza by'Imana, yarokokeye ahahari amacumbi y'ababikira, ubu hahindutse kimwe mu bice bigize urwibutso rwa Jenoside rwa Nyarubuye, gusa ntiyabashije kurokora imfura ye. Umwana we w'umuhungu wari ufite imyaka 4, interahamwe zamumwiciye mu mugongo. Icyo gihe batubwiraga ko n'abantu bakuru baratubwiraga, n'icyo gihe tujya kuzana baratubwiye ngo nimuhungire kwa padiri, ngo kera nta abahungiraga kwa padiri nibo babagaho. Ubwo rero tuza hano kose batubwira bati nimugende mujye hariya. Kera bahungiraga mu nsengero, bahungiraga mu mazu y'Imana, ntacyo byabatwaraga. Jenoside itangira twakomeje kuba mu mago yacu nk'uko na leta y'icyo gihe yabivugaga.
kuko no kuri radiyo amatangazo yahamagaye itanga buri munyarwanda wese aguma ahari. Twakomeje nyine kwibera mu mago yacu. None hashize iminsi mike tukabona abantu baturuka za Kigarama, za Musaza, za Kayonza n'utundi turere duturanye natwo bakaza bahungira hano. Ubwo twaje gusenga tukabasanga tukanabasura rwose, kabaze se bimeze bite muhunga iki? Bati twebwe haza abantu bakaza badutwikira amazu. Ubwo natwe hashize iminsi mike natwe nibwo batangiye kudutwikira amazu. Kubera ko nayo hano hafi ntabwo twahise duhunga, twakomeje kwibera mu mago yacu. Noneho tugeze tubona birakomeye, tubona hano mu murenge duturanye nawo Mushikiri amazu atangiye gushya. Ubwo natwe nibwo twagize ubwoba, kuko hano je nta minsi nahamaze. Nahageze uwo munsi bahatera uwo munsi, nahageze mu masaha y'isaa 4 bahatera isaa 9 z'igicamunsi. Ubwo interahamwe zaraje zigota iki kigo cyose mubona. Zimaze kukigota bakajya bamenamo n'amasasu, amagrenade. Ubwo njye ahantu nari mpagaze grenade yafashe gutya aha kwitako. Ubwo nkabona amwe mu bisasu rifashe ukabona guye imbere yawe arapfuye. Ubwo bigezeyo nyine amasasu amaze kutuganza n'abantu benshi bapfuye, za nterahamwe zinjiramo zinyuze hariya. Zinjiyemo ntabwo zahise zitemagura ako kanya. Icyo gihe barabanje baravuga ngo uzi ko ari umuhutu w'abahungiye hano navemo, ngaho dushaka kwica n'abatutsi, ntabwo dushaka kwica abahutu. Ubwo barabivuze, umuryango wari hirya hariya ku gikari ku gipangu cy'abapadiri niho babaga bahagaze nyine, kuko hano hari abantu benshi buzuyemo hose. Ubwo babivuze twese tumva ko tugomba kuvuga ko turi abahutu, twese turwana dusohoka. Ariko kubera ko izo nterahamwe zatwicaga, habaga ari abantu duturanye, twashyingiranaga, twaganiraga, twavuganaga, yaba kuzi nyine akagusubiza. Ubwo baradusunitse, muri uko kudusunika je nahise ngo n'ubwinshi bw'abantu turagwirira, nyine badusunikaga n'imbaraga uko bishakiye. Ubone uko basunika inka bazinjiza nko mu rupanga hari uko badusunikaga. Nari ntarakomereka uretse icyo gisebe cyo kwita ko cya grenade bari banteye. Ubwo koko tugwiriranye nari mpetse umwana n'abantu benshi bangwa hejuru, nibwo bantemaguye. Barabanza bantema hano, barongera bantema na hano. Ubwo n'umwana wanjye bamutemaguriye mu mugongo, we yahise apfa. Ubwo nanjye uko naguye nari napfuye pe, kuko bantemaguriye umupanga ntawe numvaga, nanjye nari meze nk'uwapfuye. Nk'abagwaga imbere yanjye muramukazi wanjye yaguye hariya, mbona aguye yubamye gutya, isasu ryamufashe nka gutya hano ku ijosi. Ubwo abaguye hariya abarapfuye. Noneho rero je ubwo kubera ubwoba narakomeje nyine, kuko amasasu wabonaga umuntu apfuye ukamuhunga ugatangira ugasa n'uwirukanka. Noneho nanjye ngeze hano, aha niho nikubise hasi. Aha rwose je niho natemaguriwe hano aha kwaya mabuye. Yangaha gutya nduva ariho nageze ngwa nubitse inda, hano bantemaguriye. Aha naho hari harambitse umugabo twari duturanye bitwaga Gatsimbanye, umurambo wari urambaraye hano nawe ariho bamwiciye, nawe yari yishwe n'isasu. Ubwo bamaze kudutemagura hashize umwanya muto, icyo gihe cyari igihe cy'imvura nyinshi nk'iyi, haza kugwa imvura. Ubwo ya mvura iguye yaguye mu mugoroba nka saa 12, inyagiye numva umubiri wawe nk'uwikanze. Ngira gutya ndiyegura, kwiyegura nabyo byari bikomeye kuko imirambo myinshi yari indi hejuru. Ngira gutya ndarwana, twari hano ndarwana ndiyegura, ngira gutya nsusuruka muvamo, ngiye kureba asanga umwana wanjye bamutemaguriye mu mugongo yapfuye. Ubwo nanjye nahindutse urugina rw'amaraso gusa, bagiye bazi ko napfuye kubera amaraso y'umwana wari mu mugongo n'ayanjye. Iki gisebe cyari gifite inkovu, yari ifite amaraso menshi cyane. Ubwo noneho bigeze nimugoroba, maze kumva ko ngifitemo akenge, ndihangana mva hahandi nari naguye hano, ndagenda ngera hariya hari toilette.
ngira gutya nsunika urugi ninjiramo ndagenda barimo nicarira namazemo iminsi 2 ku munsi wa 3 bari bwo mvamo ubwo muri iyo minsi 2 ku bukeye barongera bakagaruka basozagura nyine bari basize batamazemo umwuka uwo munsi haraye umuborogo w'abana gusa abana baboroga bashaka banyina kurokoka kwanjye hanini ni nk'Imana urebye ni Imana kuko wari ubashe kwiruka kugira ngo sijye abandi ariko nanone urupfu rw'umwana wanjye urebye ni nk'ari rwo rwancunguye kuko bamuntemaguriye mu mugongo bamaze kumuntemagura mu mugongo amaraso ye n'ayanjye byose biraterana kuko bagiye nanjye bazi ko napfuye nari nabaye amaraso gusa no kugira ngo nsohoke ngende hano mu maso sinabonaga amaraso yari yaranyuzuye ubwo nagendaga ngira gutya nyine yanyumiyeho kugira ngo ndeke amaso yabona ni Imana rwose mbese umwana aba ari imbere nk'igitambo nyine yarapfuye amaraso ye yose anyuzura ku mubiri n'ayanjye byose biraterana bagenda bazi ko napfuye ubwo rero ku munsi wa 3 nibwo navuyemo numva inyota inyishe ubwo ndibaza ngo reka njye kwa masenge ari masenge wari ushatse hakurya hariya Nyarutunga ngo reka njye kumureba nk'amazi yo kunywa ngiye nsanga nawe bamusenyeye nsanga yanahunze ntawe uriyo kubaho yarari hatari hizewe na gato kandi nta handi yakwerekeza mu Rwanda Mukanda yambaje yahise ahungira muri Tanzania aho ngo yamaze iminsi mike yagaruka mu Rwanda nyuma yo kumenya amakuru ko mu Rwanda hashyizweho leta y'ubumwe yahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi. Aho Nyarubuye uyu munsi hari urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rufite ibice 2. Igice kigaragaza neza amateka y'uburyo bw'umwihariko jenoside yakozwemo aho Nyarubuye n'ikindi gice gishyingwemo mu cyubahiro imibiri y'abazize jenoside. Nyirakamana Florentine uyu mubyeyi w'imyaka 52 ni umukozi wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNLG akaba amaze imyaka ine Nyarubuye. Niwe wakira akanasobanurira abasura urwo rwibutso amateka ya jenoside Nyarubuye. Uyu mubyeyi nawe warokotse jenoside nyuma yo kuraswa ukuguru ubwo yari i Kigali asobanukiwe kandi asobanura neza amateka ya jenoside yakorewe abatutsi i Nyarubuye. Natwe yaratwakiriye adufasha gusura ibice byombi by'urwo rwibutso ahereye ku gice cy'amateka. Kubera ko byatangiye bitinze mu matariki 10 Abahutu n'Abatutsi bari bagifatanyije ndetse bagerageza gukumira igitero cy'interahamwe zari zitangiye kujya zisuma gato gato kugira ngo zize kwica impunzi zari zahungiye ku paruwasi. Nyuma yaho rero baje gutsindwa ubwo bumwe bwaratandukanye ariko bitewe n'ubuyobozi bubi cyane cyane nk'umwihariko twavuga ko uriya Sylvestre Gacumbitsi wari burugumestre wa Rusumo, twavuga wari jije wa Nyarubuye witwaga Rubanguka, hari n'umukonse witwaga Izayi. Abo bose bagize uruhare mu gutandukanya ubwo bumwe bwariho bwashoboraga gutsinda icyo kibi cyari kibateye. Murabona ko jenoside si igikorwa cy'impanuka ahubwo ni igikorwa cyateguwe. Iyo kidategurwa ntago bari kugera no ku mwana umeze gutya. Muzi ko intambara burya kuva na kera na kare intambara yabaga yarebaga abagabo ntabwo yarebaga abagore n'abana, ariko murabona ko harimo imyambaro y'abana, imyambaro y'abagabo n'ingeri zitandukanye. Hari ibimenyetso bya jenoside by'interahamwe zakoresheje, hakaba n'ibimenyetso bya jenoside byasigaye aha byasigizwe n'izo nzirakarengane zahaguye. Ibi rero ko mubibona iyo babaga bashaka, mbese ibi ni ibikoresho bakoresheje mwica rubozo no gushinyagurira abatutsi baguye aha. Iyo babaga bashaka gushinyagurira umututsi runaka baramufataga bakamutemera kuri ibi biti mubona,
bakashyira amaraso muri iriya mivure no muri aka kabindi. Noneho ngo muri bo ngo igitekerezo cyabo ngo bumvaga ko amaraso y'abatutsi ari buze guhinduka amata, ngo kubera bari abatunzi banywaga amata cyane. Ariko mwumva ko ari ubugome. Hari umujije wari ukuze witwaga Rubanguka. Umujije we araza ko jenoside yateguwe n'abantu bakuru ishyirwa mu bikorwa n'urubyiruko cyane. Noneho rero ubwo arababwira ngo mwabana mwe muragira ngo bari abantu ko muzi ko abatutsi ari inzoka, ari indyarya, ari nyaryenge, muratekereza ko bapfuye, muze murebe ntabwo bose bapfuye. Azana icyo gitekerezo cy'urusenda, barasya, barasekura, bakaminja ku mirambo. Aminja ku mirambo, wakomeretse yenda se wagwiriranye akiseganya, yanyeganyega rero bagahura gusa. Izi nkoni zo mubona zo zishe nabi abatutsikazi baraha bakacisha mu myanya y'ibanga. Ubwo ibi ni bimwe mu bikoresho byakoze nabi. N'ibi nabyo rero ni bimwe mu bikoresho bakoresheje. Murabona ko ari intwaro zitandukanye, mbese ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kwica baragikoresheje. Hano amafuni, iyi ni imyambi, sinzi niba muzi imyambi, dore hariho n'imyambi yitwa ng'ingobe, dore nk'iyi niyo twasangagamo abantu benshi yabahezemo. Kugira ngo wambukiranye biragorana, ariko ahubwo uheramo ukajya mu nyama nangwa se mu igufwa, ukaba wagiye mu igufwa. Iyo niyo bakoresheje. Noneho haho murabona iki cyuma nacyo cyagize umwihariko wihariye. Hari umugabo witwaga, umusore witwaga Simba, niko bari baramuhaye akazina, nyine yari Simba, ariko ubundi izina rye bwite yitwaga Rugamuka Daniel. Yagaragaraga nk'umusazi, yaratuye aha hafi, ariko noneho ntiyari umusazi kubera ko mu gihe cya jenoside yaraje afata imyijima, afata imitima y'abatutsi akayibaga, akayicisha muri hashoha, akayirya, akajya kuyotsa ku ifu riri hariya hanze. Noneho ngo we ngo impamvu yayiryaga ngo ni mu rwego rwo kugira ngo yikingire ngo amaraso y'abatutsi atamukurikirana. Ariko burya amaraso araremera kurusha amazi. Yarahungutse avuye Benako, yitegereje Nyarubuye. Hari ahantu hafi barebera hano uvuye hariya Tanzania, arebye Nyarubuye ariyahura, kubera yaratekereje. None se uwo yari umusazi? Ni imwe nanone mu myambaro y'izo nzirakarengane. Murabona aka kantu murakazi mwebwe mw'abana mwe? Aka niko tworosaga abana. Aha ni ingobyi twahekagamo. Waba ufite iyo ngobyi yari special, yari umukire. Babandi rero bajya bahakana yenda bakanapfobya jenoside, mujye mubatuzanira. Urabona nk'izi ngofero hari uw'iki gihe wayikora, cyangwa utu dukapu, cyangwa imikandara. Kera twebwe tukiri inkumi twayitaga amasasu karikire. Umukobwa wabaga akambaye yabaga yatotse. Noneho iyi nayo yari y'abahungu, iyi mubona yari y'abasore ngo bayitaga umubanga. Ubwo rero niba ubu hakiriye imikandara mumbwire. Iyi shusho mubona nayo yari ni kimwe mu bimenyetso bya jenoside byasigaye aha, kubera ko interahamwe nazo kugira ngo zitere ubwoba cyane, mbese zivana umuntu mu batutsi bari aha, zacagaguye iyi shusho, zica umutwe, zica amaboko, zica amaguru. Zirababwira ngo kubera ko ngo ifite isura ya gitutsi, ngo
n'Imana yanyu turayishe. Nk'uko mubizi burya umuntu arakomera. Aho izo nterahamwe zitemagura zigira zite imihoro yaragimbaga ikavamo ubugi, nyuma yaho bakaza kwifashisha aya mabuye mubona bagatyaza, bamara gutyaza bagasubira mu gikorwa cyo kwica. Barayoraga bakajya kujugunya hano muri toilette, ndetse bakongera bagasubirayo, bakongera bagatema, bakongera bakagarura, bakongera, mbese mu rwego rwo kubashinyagurira. Iyi yari dushe y'ababikira, niho basambanyirizaga abakobwa n'abadamu. Murabona rero n'aka kazu ko ari ak'amateka. Iki ni igice cya kabiri cy'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi aha Nyarubuye. Ko mubona aya mazu cyubatswe ejo bundi, mbere haha hari sinavuga n'imbuga, hari tere andomaje, sinzi ko nabyita mu Kinyarwanda, navuga budatunganyije neza, ariko byibuze ukabona ko hari gihe hajamo ibice ko hahashyinguwe. Nyuma yo kubona ko ababo badashyinguye neza uko babyifuzaga, abagize umuryango Ibuka mu karere ka Kirehe biyambaje komisiyo y'igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG ngo ibubakire urwibutso. Nsengiyumva Vincent, umuyobozi wa Ibuka mu karere ka Kirehe urwibutso rwa Nyarubuye rwubatsemo, avuga ko CNLG yabumvise vuba. Buriya ruriya rwibutso rwari rushinguyemo abantu barenga 52,000, ariko bashyinguye ku buryo butari bunejeje. Nka Ibuka rero twaje gukora ubuvugizi kubera ko ari agace kaguyeho abantu benshi kandi hashyinguye abantu benshi. Buriya paruwasi haguyemo abantu benshi cyane, ubwo ngira ngo mwahabonye mwe mwagezeyo. Noneho ubwo kubera ko bari bashyinguye nabi, uburyo bari barengeje igitaka, bari bakoze uburyo bwihutirwa, bamwe bari mu mashitingi, abandi bavuye gushingurwamo gusa nta buryo bugaragara bashyinguyemo, tukabona amateka ashobora kuzibagirana, ndetse kubera ko imibiri yashoboraga kwangirika kubera ko ishyinguye nabi. Ni ngombwa rero ko dukora ubuvugizi nka Ibuka, dusaba yuko CNLG yatwubakira urwibutso rugezweho nka ruriya mwabonye, tugashyingura iriya mibiri ku buryo yaba itashobora kwangirika kugira ngo ayo mateka azibagirane. CNLG yaradushubije, noneho batwemerera kutwubakira urwibutso mwabonye, batanga amafaranga yo kurwubakisha. Rwiyemezamirimo aratangira arakora, umwaka ushize nibwo ruriya rwibutso twarutashye. Urwo rwibutso rwubatse mu buryo bugezweho kandi rugaragarira ijisho ko rukomeye, rwuzuye rutwaye miliyoni 360 z'amafaranga y'u Rwanda yagiye ku nyubako gusa, hatabariwemo imirimo n'ibikoresho byakoreshejwe mu kwimura no gutunganya imibiri yari iri hirya no hino muri ako karere izanwa ku rwibutso rushya. Uretse imibiri 500 iri mu gice cya mbere cy'urwo rwibutso cyagenewe amateka, imibiri yahashyizwe mu rwego rwo kugaragaza neza uko Abatutsi bishwe. Indi mibiri ishyinguye mu cyubahiro mu gice cya kabiri cy'urwo rwibutso, harimo imibiri y'Abatutsi biciwe i Nyarubuye n'indi yavanywe hirya no hino mu karere ka Kirehe ngo ishyingurwe neza mu cyubahiro. Imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi ishyinguye i Nyarubuye yose hamwe ikaba ari 58,531. Florentine Nyirakamana ushinzwe urwibutso avuga ko rusurwa cyane n'abashaka kumenya neza amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko i Nyarubuye, ngo haba harimo cyane Abanyarwanda bakunda kuza ari benshi, cyane mu gihe cyo kwibuka, abanyamahanga bo mu bihugu bituranye n'u Rwanda ndetse n'abavuye i Burayi na Amerika. Nubwo abazize Jenoside yakorewe Abatutsi bashyinguye i Nyarubuye bishwe baturutse hirya no hino mu bice bitandukanye,
benshi imyirondoro yabo ikaba itazwi neza. Abakozi ba CNLG bashinzwe urwo rwibutso ku bufatanye n'abaturage na Ibuka bihaye intego yo gushakisha no kwandika amazina y'abahashyinguye kugira ngo amateka azakomeze gusigasirwa. ahubwo nicyo gikorwa turimo n'imihigo dufite. Buri gihembwe cy'umuhigo tugira amazina dutanga. Nk'ubu tumaze kugira amazina arenga 800 muri uyu mwaka twanditse, kandi tuzi tugenda tuyasaba abarokotse Jenoside, Ibuka, cyangwa se wabona n'umuntu runaka uzi ko yarokotse Jenoside niyo ataba ari uwayibuka, mbese atari ukuvuga ngo wenda ari muri komite ya Ibuka, akagenda ukamubaza akaguha amazina tukayandikura mu rwego rwo kubaka neza amateka. Ukigera ku rwibutso rwa Jenoside rwa Nyarubuye ubona ko rubungabunzwe neza. Isuku ni yose kandi rucungiwe umutekano na polisi y'igihugu mu rwego rwo guhashya ibikorwa bibi byo gupfobya no gushinyagurira abazize Jenoside bijya bigaragara hirya no hino, cyane cyane mu gihe cyo kwibuka. Nubwo CNLG yatanze inkunga yo kugira ngo rwibutso rwubakwe, ariko ihafite n'abakozi mwababonye ngira ngo bahoraho. Hari n'abakozi rero bashinzwe kuhakora isuku. Abakozi bose bahembwa na CNLG, bakora isuku umunsi ku munsi. Harimo abakozi ngira ngo batari munsi ya 4, ndetse n'abarinda. Ariko narwo kubera ko rwabaye urwibutso rwo ku rwego rw'igihugu, narwo ubu ngubu rurinzwe n'inzego z'umutekano wa hasasa ngira ngo polisi. Ubu ngubu ni nacyo kimwe cyatumaga, ndetse kubera ko izo nzibutso zari hirya no hino hatandukanye, babonaga nta mutekano urinzwe. Ubwo buryo byageraga nko mu gihe nk'iki tugiye kwinjiramo cyo kwibuka, ugasanga izo nzibutso abantu babandi bafitemo uruhare mu babikoze batanejejwe n'uko iki gihe cyo kwibuka cyabaho, kibakoma ku mitima, ugasanga barahakora ibikorwa bibi. Ntabwo urugero nko mu murenge hano hafi Kigarama twigeze guhasanga ku rwibutso mu gihe cyo kwibuka nyine abo bafite iyo mitima mibi, bagifite imitima y'ubugome, bahakore nk'ikintu kimeze nk'umunsi mukuru. Dusanga bahanywereye inzoga, bapfundurira amacupa ya za byeri, bahabagiye ihene bariye, basa n'abishima ko bacitse ku icumu, mbese bongera nko kubatoneka, kubababaza, kandi bakabikora muri icyo gihe cyo kwibuka. By'amahirwe make ntabwo twashoboye kumenya abari bo. Abanyarwanda basura cyane uru rwibutso ni abatuye Nyarubuye bahaburiye ababo. Muri bo harimo Mukandayamba Jereonsia wahoze atubwira uko yaharokokiye. Nubwo mbere kujya gusura uru rwibutso byabanje kumugora kubera amateka mabi yibuka, uko iminsi yashiraga yagiye akomera. Ubu arahagera kunamira abe. Jenoside nibuka wa mbere n'ifura yanjye ntazibagirwa, yitwaga Nema Justin. Njya mpora mwibuka nk'iyo mbonye nka ababyeyi twabyariye rimwe, nkabona nk'abana babo ubu nibo babafitiye akamaro. Iyo ari umuhungu nanjye mpita mwibuka nkumva ndababaye, gusa nkihangana ariko nkababara. Nkibuka na musaza wanjye yitwaga Kayihura, nkibuka murumuna wanjye yitwaga Revaniya, nkibuka na ba data wacu hafi ya bose. Nifite ba data wacu bagera mu 8 na data, bose ntabo mfite. Noneho nagera naho nashatse, ubundi umukobwa yashatse, aho yashatse niho haba ari nk'umuryango we. Noneho nashatse nta numwe uretse uwo mugabo wanjye. Nkibuka baramukazi banjye bankundaga, bamabukwe, baramubanje. Kubura abantu nk'abo muri Jenoside byari bimukomereye cyane kongera kwiyubaka. Ariko afatanyije n'umugabo we Zimurinda Zakariya bongeye kwiyubaka buhoro buhoro. Ubu bafitanye abana 5 kandi babasha kubitaho neza babikesha umurimo w'ubuhinzi bakora. Ngo ntabwo yaharokokeye kuko Jenoside itangiye baratubwiye ngo abagore n'abana ariko duhungira kuri paruwasi. Abagabo rero bakomeza kwirukanka nko mu matungo, batete turirukanka ku matungo. Ubwo no kurokoka we yarokokeye mu Kigunda. Ubwo rero twaje kuri paruwasi, interahamwe zirahagota bariho zitwicira. We yakomeje kubiyo mu Bigunda, Inkotanyi niyo zamusanze.
naho ubundi twe dutunzwe n'ubuhinzi, ari umwana kujya ku ishuri, ni ibi bigori mubona tugurisha n'ibishyimbo. Nk'ubu igihembwe cya mbere ejo bundi dufite umwana wiga hano Nyakarambi, turiha 90 ku gihembwe. Ibyo byose babigeraho kubera gufatanya no gukora cyane, ariko Mukandayambaje avuga ko nk'abakristo Gatolika gusenga bibafasha cyane nubwo jenoside ikirangira we yari yarabizinutswe. Kuko gusenga biramfasha, na mbere hose nyine nasengeraga hariya nirwo rusengero rwacu. Noneho naho mungukiye mvuye Tanzania, icyo gihe hari huzuye n'imirambo y'abantu. Abantu bahaguye imirambo icyandagaye hanze, noneho mpageze numva agahinda karanyishe. Mbona nk'umwana wanjye umurambo nageraga nkawugera gutya aho yari yaraguye, umurambo nkawubona. Ubwo nsa n'ucika n'intege gusenga. Havuga ntege ntabwo nzasubira gusengera hariya hantu n'umwana wanjye yarahaguye mbona umurambo. Ariko ndakomeza ndihangana. Ubwo hakajya hazanye n'abantu bakansura, abo mbiganire nk'uko bakanyunganya bati ihangane komeza usenge ntugacike intege. Ndakomeza ndasenga. By'amahirwe umugabo wanjye nawe tugafashanya, nawe tugasenga. Nuko ndetse tubaye. Nshimira Imana mbere na mbere, ariko nkongera nkashima na leta y'ubumwe. Leta y'ubumwe yaduhuje, kuko nk'ubwo icyo gihe nkihunguka narebaga nk'umwe mu batwiciye nkumva ntanavugana nawe. Nkumva ndamwanze, nkumva ndanamutinye ndetse ntiburiya aranyica. Ariko kubera leta y'ubumwe yaduhuje, n'ubu bantu turi kumwe, yewe n'iryo dini dusengeramo turasengana, turi kumwe mu makorari, mu miryango remezo, tugasenga nyine tukishyira hamwe ukabona nta kibazo kirimo. Nyine harimo abakatiwe abireze bakemera icyaha, abo baranatashye. Ariko hari n'abahakanye n'ubu bagifunze bari muri gereza. Bahakanye jenoside n'ubu bamwe bariyo barafunze, ariko abireze bakemera icyaha baratashye, n'ubu duturanye nabo turababona. Nubwo Mukandayambaje n'umugabo we biyubatse ndetse bakaba babanye neza n'abisha babo muri jenoside yakorewe Abatutsi, aracyafite akazi ko gusobanurira neza abana b'amateka ya jenoside, akaba asaba ababyeyi kwigisha neza abana babo amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi, kuko ari bejo hazaza h'u Rwanda, kugira ngo jenoside itazongera kubaho ukundi. Kuko je n'ubu abana banjye bagira ikibazo cyo kumbaza, nk'ubu tugiye mu gihe cyo kwibuka, ariko bampata ibibazo kuko nigeme nakunda gutanga ubuhamya. Noneho naba nabutanze ahubwo akaba aribo bagira n'agahinda kundusha. Noneho hari abana mperuka ibyishimo nahoze mpamagara, afite mugenzi we w'impanga, nibo bajya abantu ibibazo. Nibo bakambaza, ese mama kuki utanga ubuhamya ukavuga ngo Abahutu bisha Abatutsi, none se Abahutu babicaga n'ubu barahari? Ngo kuki babicaga? Ngo mwe nta mbaraga mwagera nko mutamwara bicaga. Mbese bikabatera ikibazo. Niyo nterega ntibabiterwaga na leta. Nicyo gihe leta niyo yabategetse ngo bica Abatutsi. Niyo baratangira baratemagura barabica. None nabwira gutyo bakambaza, ngo none se muri abo Bahutu babicaga ngo ni bande? Ngo hano muri Nyarubuye hano dutuye ngo ntabahari. Noneho nkabura n'ukuntu ndibabwira. Ntoya ntabo. Ubwo nkasubira inyuma nkababaza, ese ntimuba mubishakira iki? Ngo urazi mama, ngo ndamutse menye nk'umuntu wagukoreye ibyo, ngo giye niyo n'umwana we twaba twigana, ngo nta nubwo nakongera no kuvugana nawe. Ngo kumvira bateye ikibazo, ariko nkari ko nshoboye nyine nkabigisha ko ari bibi, ahubwira nta bantu Bahutu bisha abantu ntibakibaho, ariko bafite amatsiko yo kubamenya cyangwa ngo bakamenya n'abana babo. Ntabo ntabahari rwose, niko usanga mbabwira. Nk'ababyeyi ni ukujya tubwira abana ko jenoside atari nziza, ko itazongera no kubaho, ukabwira ko tugomba kunga ubumwe twese, ko turi Abanyarwanda. Rero ibyiza hazuye ni ibyambi umunyarwanda, nabyo usanga nk'umwana ubikurikiye ibyo byambi umunyarwanda biramufasha nawe, biramufasha rwose akumva ko jenoside ari mbi.